karigomba ni akantu twahetaga tugaheta mu giti tugakoresha tugashyira akantu k'agacipi twacu ku yakobo tukaririmba. Karigomba ndi hano byuka umperekeze niyo nabandi nyoko sinaguherekeza. kubasuhuza murambabwira ko nzayambaza na byinshi bitandukanye binyuranye kandi binyura imitima ya beshi. Ariko kandi ubu noneho mwavuga ngo turi hehe turahagana he? Aha turere ni murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo. Mwakibaza muti uyu mugabo ageze hano ate, azanywe n'iki, agendereye iki? Nta kindi kituzanye, hari umuhanzi w'icyamamare wamamaye mu ndirimbo z'inyarwanda ndetse yarenze u Rwanda agera ni rwota amasimbi. Na wundi rero ni umugabo mwiza w'igikwerere. Reka tumuhe karibu atangira twibwira. Tugwaye ikaze kuri Face TV. Murakoze cyane. Nitwa Minani Ephrem, nkaba ndi umunyarwanda nyine nkuko binagaragara mu izina ryanjye. Nkaba ndi umuhanzi nyarwanda w'indirimbo nyarwanda. Hari ushobora kumva ngo uri umuhanzi ariko nanone akibaza ibintu bikurikira. Uririmba izihe ndirimbo? Ni indirimbo nyarwanda gusa cyangwa uririmba n'indirimbo z'abanyamahanga? Urakoze. Jewe ndirimba indirimbo nyarwanda gusa, ariko bitavuze yuko ntashobora kuririmba inyamahanga numva ibyivuga nanayikunze. Ntago nayiririmba ntumva ikivuga cyangwa se ntanayikunze ifite icyo nyiririmbiye. Murakoze. Abakunzi ba Face TV barambwiye ngo ninkugera uruhande nkabasha kukufatisha nkakubona imbona nkubone kuri iki kinyamakuru kuri icano, ngo ikintu uzabakiriza bwa mbere n'indirimbo imwe mu ndirimbo zawe ukunda banezererwane nawe bishimane nawe mu kiganiro tujye kugirana. Urakoze cyane. Yewe ngira indirimbo bita ndi umuntu, nkagira indirimbo bita Rwanda gitego cyacu, nkagira n'izindi cyo mpfa n'iminsi, nkagira iyo byita byumva uhore. Mfite indirimbo zigeze nko mu 9. Mfite indirimbo y'intwari z'igihugu, sinzi iyo wumva nakuririmbira. Kubitamo nka tubiri abantu bizirwane natwe mu kiganiro tujye kugirana none ahangahe imbona nkubone kuri Face TV. Urakoze cyane. Bagenzi banjye nshuti bavandimwe, burya koko hatakubakozemo ubateruranye nakibu ntavuga. Byumva uhore n'umwana w'umunyarwanda, ndabatabaje n'Imana ndayambaje. Bakundwa banjye nimufashe dusabira uyu muturanyi usenyewe, ntuguhoza keyana kagesa afite, kamwe gatuma tanyurwa n'umutungo we, kanda gato ateye urubuti yo munda ye. Byumva uhore n'umwana w'umunyarwanda, byumva uhore n'umwana w'umunyarwanda. Ako ni kamwe. Rwanda gihugu nkunda, gitego cyacu duteza andi mahanga. Rwanda nziza, Rwanda mubyeyi wacu, rugero rwiza shuri kuba bishaka. Rwanda nziza, Rwanda turizo ryacu, ngo byiduhetse murage wa gihanga. Rwanda nziza, Rwanda turizo ryacu, ngo byiduhetse murage wa gihanga. Rwanda nziza, neguye inanga yanjye kuko ngukunda ngo nkuririmbire. Rwanda nziza, ndangururira ijwi ryanjye kumbwira batakuzi nabo bakumenye. Rwanda nziza, mbwire abavuga ibyo batazi
baze barebe bavuga ibyo babonye Rwanda nziza nabawe baguheruka kera baze barebe aho ugeze ubu Rwanda bikazurebe kera umwera ataraza so na sogokuru bari bahagijwe n'umuco wabo bantabazaga rugira iyakare kabumvikana basubiza Rwanda nziza ikirengera ingengo yabo bakayikunda nabo ikabakunda bakibanira batyo none ubu twabaye intama bona abashumba turagiwe igitama byose mu mwuka. Iyi nganzo yawe uyikomora mu kihe gisekuru? Iyi nganzo nyikomora mu gisekuru cy'Abiru kuko iwacu dukomoka mu Biru. Urakoze, icyo nicyo nagusubiza cyonyine. Umwana muto ashobora kumva ngo inganzo yawe ikomora mu gisekuru cy'Abiru ntabashe kwibaza ngo Abiru ni abantu ki, Abiru ni iki, Abiru bisobanuye iki? Bisobanuye neza mu magambo arambuye kugira ngo umwana muto asobanukirwe Abiru icyo ari cyo. Urakoze cyane. Iyo tuvuze umwiru icyo twumva ni umunyamabanga kuko ubwiru ni amabanga. Ni ukuvuga ngo nimba inganzo ikomoka mu Biru nuko nanjye nkomoka mu Biru, ni ukuvuga ngo igisekuru cyanjye turi Abiru. Urakoze cyane. Ariko kandi tukiri aho ngaho hari umuntu ushobora kwibaza ngo iyi nganzo yawe wayitangiye ryari, urifuza ko igera ku rwego rungana rute? Urakoze cyane. Iyi nganzo yanjye yatangiye kera mfite imyaka 12 kuko mfite imyaka 12 nibwo natangiye ibintu byo kuririmba mu matorero nka za Kiliziya Gatolika mu bintu bijyanye n'amadini kuko nari umwe mu bantu b'imbata y'idini, ariko ubu siko bikimeze. Mpite nanabitangaza kugira ngo n'abakunzi banjye babyumve cyangwa se n'abakunzi b'iyi televiziyo babyumve. Igihe nari muri urwo rwego nakoraga uburyo bwo guhanga, kwandika indirimbo, kuririmba, kuririmbisha, kuyobora amakorari, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero navuga ko ari inganzo yanjye yatangiye, ariko nza ubwanjye kuyishyira mu bikorwa cyangwa se kuyishyira ahagaragara igihe hashize nk'imyaka nk'ine guhera 2016, bitewe n'impamvu yenda nazasobanura cyangwa se nanasobanura mu bishatse, ariko nuko byagiye bigenda kuri gihe. Urakoze. Umukunzi wa Face TV cyangwa undi muntu wese tubona ushobora kwibaza ikibazo gikurikira nkuko nanjye nakibaza, ashaka kwibaza ngo uyu mugabo uririmba gutya zino ndirimbo nziza cyane za Kinyarwanda, wize umuziki, wize ibyerekeranye n'amajwi, byaba bimeze bite? Icyambere na mbere mfite impano yanjye iri naturelle, kuko hari n'ibindi bikoresho by'umuziki atari ibi bya kizungu dushobora gucuranga n'ibyo twihangiye. Ndibuka kera, sinzi nimba yenda abankurikira bashobora kuba babizi, hari agakoresho bita karigomba. Karigomba ni akantu twahetaga, tugaheta mu giti, tugashyira akantu k'agacipiri twacu ku yakobo, tukaririmba karigomba ndi hano byuka umperekeze, niyo nabandi nyoko sinaguherekeza. Utwo tuntu nk'utwo ngutwo twatangiye kera tukiri abana. Nimba ntibeshye ngiye twakitaga kanyabwombe, n'akantu bashingaga igiti bagahitaho icyo bita umushipiri, hanyuma bagakaraga ku buryo kirega cyane, ukaririmba ngo kanyabwombe ni ishyano. Nibyo? Ibyo ni ukuri rwose. Nyine urebye akarere kakitaga uko gashaka, niko nge nabivuga, ariko ubundi nako bamwe bita karigomba nk'uko nawe bivuze uti kitwa gutya, ariko nuko kitwa. Ako kantu rero nge natangiye kugacuranga nyine mutoya. Natangiye kugacuranga nyine muto cyane ku buryo najyaga ntucukura ari nka dutanu, nkagiramo akabaze, nkagiramo akasoro, nkagiramo nabye umuziki wanjye n'ubu. Noneho rero aho numviye abahanzi b'iki gihe cyacu, umuntu ukuntu tuza mu muziki, ukuntu tuza mu bitekerezo, ukuntu byatumye numva, nubwo ntarayigeraho numva nshaka, byatumye numva nafata gitari kugira ngo mbanze nze nibura mu ishusho y'umuziki ugezweho, kuko
nimba dushobora gucuranga inanga ya kinyarwanda n'iya kizungu twayiga nayo tukayimenya. Urakoze. hanyuma tukiri aho ngaho hari ushobora kwibaza ngo uyu mugabo ko azi gucuranga indirimbo za kinyarwanda ariko kandi n'indirimbo z'abanyamahanga ziriho, akibaza ikibazo gikurikira, akibaza ngo kubera iki utahisemo gucuranga indirimbo z'abanyamahanga cyangwa se aho bita abirwota amasimbi. Urakoze. Buriya mbere na mbere ikintu bita ndi umunyarwanda kirakomeye. Ndi umunyarwanda niko gaciro kacu, ndetse ni naryo darapo ku isi yose. Iyo uvuze ngo uri umunyarwanda uba ugaragara nk'ikindi kintu muri sosiyete aho ariho hose wakwisanga. Nanjye rero numvise amahitamo yanjye ahanjyana ari ukugira ngo ntange umusanzu mu gutanga message mu kinyarwanda. Niyo mpamvu ubona nibanda ku ndirimbo nyarwanda, nkaririmba igihugu, nkaririmba ubuzima busanzwe, nkaririmba ubutwari bw'ingabo z'igihugu, nkaririmba ubutwari bwa buri munyarwanda uwo ari we wese washaka kuba intwari. Urakoze. Tukiri hano uri umugabo mwiza uhamye kandi umugabo ubona koko ukuze kandi ukuriye mu ndirimbo cyangwa se mu muco wa kinyarwanda. Hari abana barimo kuza babyiruka baririmba ariko kandi nta bushobozi bafite. Ikindi cya kabiri baririmba ibintu ubona bitarifite umuco cyangwa se bidafite icyo bita meaning mu rurimi rw'amahanga, bidafite ibisobanuro. Urababwira iki? Urakoze cyane. Mbere na mbere ndagushimiye kumbajije ikibazo kuko kiri mu butumwa nifuza gutanga igihe cyari cyose mbashe guhora na media. Ibintu bijyanye n'urubyiruko cyangwa se n'ubutumwa butangwa muri message z'ibihangano byacu muri iki gihe. Umusanzu wa mbere nifuza gutanga kandi namwe mumfashe mu ugeze kuba bishaka. Umuntu uwo ari we wese uri mu rwego rw'urubyiruko kuri jewe azajye aza ambwire igitekerezo cy'icyo ashaka kuririmba. Simubwiye ngo azaze ngo amuhe ibyo aririmba, ahubwo ambwire igitekerezo cy'ibyo ashaka kuririmba. Jewe mwandikire kuko nzi neza ko kwandika indirimbo ndabishoboye. Urakoze. Ubwo noneho twinjije mu yindi njyana. Hari wari uzi kuririmba gusa ariko noneho ngo uri n'umwanditsi w'indirimbo. Ibyo bintu bifatanye ute, ubihuza ute kuririmba no kwandika? Urakoze. Ubundi buriya bibaye byiza ibyo bintu byakagombye kujyana, kuko wakagombye kugira inspiration, kugira aho ukura icyo kintu, inganzo. Iyo nganzo yamara kuboneka noneho ukayizana mu muziki kugira ngo tugire injyana. Injyana nitumara kuyumva nibwo na message iza ukayumva itakunaniza ubwonko. Nubwo buryo rero numva ngewe ndandika, namara kwandika nkafata gitari nkagerageza gushyira mu manota, namara gushyira mu manota nkashyira aba producer kugira ngo dukore audio nkuko nabandi nyine bakora ama video. Nuko procedure y'ikihangano cyanjye igenda. Ariko nkiri aho ngaho iyo ushaka ko nkwandikira uzana sije wowe ushaka kuvugaho, nkakuyobora, nkakwerekeza, nkagerageza kukuyobora kugira ngo uririmbe nibura ibizanyura amatwi y'abantu. Nturirimbe ibishego kuko ibishego ntago ari byo tugamije. Nta n'umunyarwanda akagombye kuba bikunda rwose. Ukaririmba ikintu gifite meaning, ukaririmba ikintu gifite icyo kivuga, ukaririmba ikintu gifite aho cyakura urubyiruko kikarugeza. Ukaririmba ikintu gifite aho cyakura umuryango nyarwanda kikawukura kikawugeza. Ntituririmbe gusa kuko turirimba gusa kuko n'inyoni ziraririmba, ariko inyoni iyo ziririmba zifite uburyo zishimisha ibindi biremwa, ariko twebwe message tuziha abantu. Urakoze. Nimba ntibeshye uravuze ngo umuntu ashobora kuba aririmba ariko kandi akamenya kwandika indirimbo, ari byo mu rurimi rw'amahanga bita script. Ndabeshya? Ni ibihe bintu bitatu ushobora gushingiraho uhimba cyangwa se wandika indirimbo yawe iyo bita script mu rurimi rw'amahanga kugira ngo n'abandi bantu bose babashe kukwigiraho? Urakoze. Mbere na mbere mbanza gutekereza icyo ngiye kuririmba. Iyo maze kumenya icyo ngiye kuririmba, ubwo amagambo nzashyiramo agomba kuba ajyanye na cya kintu ngiye kuririmba. Icya gatatu, nkareba ese mu by'ukuri iyi message ifite kamaro ki muri sosiyete. Jewe nibanda kuri ibyo bintu bitatu: icyo ugiye kuririmba, uburyo message utanga, ni naho kizakura sosiyete, naho kizayigeza. Ibyo bintu ko ari bitatu nibyo ngiye nibandaho. Iyo maze kubibona ubwo indirimbo giye kuri giye bayuzuye.
iyo umuntu ari mu kintu runaka tuvuga ari mu buhanzi hari igihe ashobora kuba avuga ati uriya muhanzi nanjye ndamwemera, uriya muhanzi namwigiraho byinshi. Nk'abahanzi wakumva kwigiraho muri uyu muco nyarwanda, kwigiraho kuririmba ni nk'abangahe, ni bande? urakoze. Mu by'ukuri ntiriwe njya kure, umuhanzi uwo ari we wese uririmba ikinyarwanda akaririmba ku nyungu za sosiyete, akaririmba ku nyungu z'umuryango rusange, akaririmba ku kintu kijyanye n'umuco, uwo muntu jyewe nawe tumeze gutya. Ariko wa wundi uririmba ibyo yumva yishakiye, wa wundi uririmba yenda agamije kugira ngo yenda we ku giti cye, simbizi, abo ntago nakubwira ngo aba ndabashyigikiye. Uwo nshyigikiye ni uwo nkubwiye, umuntu utekereza ku muco nyarwanda, agatekereza kuri ibi byose nkubwiye. Urakoze. Tukiri hano, abakunzi bawe cyangwa se abakunzi ba Face TV, abanyarwanda bose muri rusange, isi yose muri rusange, urayibwira iki? Isi yose ndayibwira ngo buri muhanzi azirikane yuko ari ijwi rigera kure, aririmba ibintu ejo n'ejo bundi bifite aho bizageza igihugu cyacu, bifite aho bizageza urubyiruko. Ndumva ntago nakwirirwa mvuga byinshi. Isi yose imenya, umuntu akamenya gutanga message, akamenya no kwitangira igihe, kandi akamenya kuyitanga mu buryo yumva nawe bunyuze. Rwose isi yaba nziza kandi amajwi yacu agera kure. Icyo kintu cyo tugomba kumenya, ijwi ry'umuhanzi rigera kure hashoboka, ijwi ry'umuhanzi ryumvwa n'abantu benshi. Urakoze. Tukiri hano rero, turangiza kino kiganiro, rangiza uherekeza ikiganiro cyawe mu ndirimbo imwe inyura isi yose cyangwa se abanyarwanda muri rusange. Nanga yanjye mu mararungu nkunda, nshuti nziza nkunda imara agahinda, cyuvuga neza uryoshye imirya yawe, uhejwe ryanjye turyoshye inganzo, rurema turema yaturemye dukunze, aradutaka twizihirwa n'ibyo aduhaye, ibyo aduhaye yabiremye mu bugenge, niba utabyumva tegereza uko uteye, gahuva kwino ugere ku mutwe wawe, utera intambwe utekereza unatuje, buryo urasanga byose ari ubugenge, kandi urasanga uri ikoranabuhanga. Kwisanga mu isi twese ntawabishatse, kuyivaho burya nabyo niko bigenda, kubw'iyo mpamvu yoborwa n'iyaguhanze, ubwiru bwabyo buri mu bwenge bwawe, ntuzitwe intama n'ayandi yo kugupfobya, ukwisi igisimba birangira nakwishe, iyo ufashe umuntu kamwambura izina muntu, buryo bushaka kumukoresha icyo ushaka. Abanyarwanda dufite ubuhamya bwabyo, inzoka inyenzi byasize ibari Rwanda, batwise intama turemera turatuza, ejo ni ihene ihuku imbwa n'ibirura. TV cyangwa se abakunzi bawe muri rusange bakubona gute, bakubona ku zembuga kugira ujye bakurikirana bino bihangano byawe binyuze amatwi y'abanyarwanda? Urakoze. Contact zanjye ngenda nahera kuri telefone yanjye ni 0784 4 84 14 92, cyangwa se yatere umurongo wa yatere 0738 312 774. Noneho kuri YouTube wandikamo ijambo izina Minani Ephrem gusa, ugahita ubona ibihangano byanjye biri kuri YouTube. Ndashishikariza abantu bose, b'inshuti zanyu, b'inshuti zacu, yuko bajya nyine bareba kuri izo channel cyangwa se no kuri izo contact mbahaye. Murakoze.
turagushimiye ngayo nguko rero bakunze ba Face TV murambabwira ko nzayambazana byinshi bitandukanye ariko kandi sinzabizana ibyo mu Rwanda gusa n'ibyirwota amasimbi twari kumwe n'uyu mugabo mwiza uririmba indirimbo z'inyarwanda kandi ukundwa cyane muri iki gihugu cyacu nta kindi rero mbasaba no gukora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru mbagezaho ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye bibagereho 5 kuri 5 amahoro n'Imana bane namwe ndabashimiye.